twongeye kubasuhuza abakunzi ba Rwanda Burundi TV ibisanzwe. Uyu munsi nyuma ya kamera muri kumwe na Hakizimana Jean Pierre, tugiye kubana na Kofi nkuko mubona imbere ya kamera. Reka tangire dusuhuza. Ya ndabasuhuje mwese nawe Jean Pierre turi kumwe ndagusuhuje. Abakonsawe basanzwe bakuzi twakoranye ikiganiro umunsi aho barakibona. Ndetse n'abandi bari hirya no hino reka mbasuhuze. Bakuba udukurikira kandi udukunda ndagusuhuje kandi mwifuriza gusoza umwaka neza. Reka dutangire twihanganisha abarundi. Ejo bundi bahuye n'igitero aho Red Tabara yigambye ko ari yo yagabye icyo gitero, kandi kabigomeza no kuvuga ko izagomeza kugaba n'ibindi bitero. Ese mu Burundi naho abagiye kuba intambara, Kofi wenda nko muri analyse yawe uko ubibona? Oya, nta ntambara iri mu Burundi kuko ngira ngo murabizi ko ndi umu expert mu bintu byo gukarikira intambara. So ngere rero ndebye muri espace géopolitique mbona nta diplomasi iri kuri Red Tabara ifavoriza gukora ibitero, ahubwo ziriya ni impamvu wenda tribalique ziri ku rwego rw'u Burundi no mutwe wirwanya, ariko nta bazungu kugeza ubu bashoye diplomasi muri Red Tabara, kuko byari gukunda yaba Evariste hari binatumvikanye na Amerika kuri Niger, yego, cyangwa se no mu bintu wenda yakora n'Abarusiya bidashimisha Amerika. Ariko nimba turi kubona abaterankunga batandukanye burayi bari kujya mu Burundi, tukabona Amerika ari ibintu gufavorizamo u Burundi, bivuze ngo ba nyiri intambara nta kintu Evariste afitanye nabo kijyanye n'ikibazo. None rero bivuze ngo bya bintu twabonye ni ibintu biri ku rwego rwa Red Tabara na leta y'u Burundi biri tribalique. None rero hano mu karere umuntu azajya avuga ko yubuye umutwe agiye binarwana na leta w'umusevire cyangwa se umusirikare uraho umunyagihugu, yego, burya nabo babizi ko atabasha ibyo bintu. Ahubwo uwo nguwo aba ari speaker, wajya ushaka umuntu wundi uri kuvuga ibyo bintu ninde. Byanga binoga bivuze ko hari umuntu uri inyuma ya Red Tabara, byanga binoga atari ubwayo. Neza cyane, uvuga ngo wowe umunyagihugu w'umurundi nimba avuze ko agiye kubura umutwe arwanye leta y'u Burundi, nabo babizi ko ibyo bintu atabishobora. Kandi se kuko igihugu gifite igisirikare, gifite abaturage batanga imisoro, gifite diplomasi, gifite iki. Kandi koko unarebye Red Tabara si umutwe usanzwe unakanganye, twadutera ushumwa twa hato na hato twaye. Wowe rero ikintu ugomba gukora ni iki? Nuvuga ngo uwo nguri kuvuga ni speaker, ahubwo reba inyuma ye uraza kubona umuntu uri kuvuga ibyo bintu. Ninde umusunitse inyuma ye hari indi? None rero hano mu karere ibintu biri tribalique, ni ukuvuga ngo wowe iyo wapurinze metode za tribi uza gusanga hari umuperezida uri kuvuga ibyo bintu. Yego. Rero kuri njyewe Red Tabara ntago ari abarundi. Icyuka muri make. Niko njyewe mbibona. Hari n'undi ushaka kubibona ko ari abarundi bafite ikintu baharanira, nawe ashaka kubona muri phase ye. Ariko kuri njyewe ndabizi ko Red Tabara atari abarundi. Kigaragara ko Red Tabara n'ubusanzwe nta mbaraga ifite, ni ibyaho. Oya, so kuvuga ko nta mbaraga ifite, buryo ujye witonda kwemeza icyo kintu. Yego. Kuko umutwe nimba uhari, ikiba gikenewe ni izina gusa. Iyo ubonye operation abandi bawuzamo b'ibihugu, ya bitewe n'inyungu zagiye zivugwa, ariko rero bivuze ngo nta mbaraga ufite, ubundi uvuze ko uhari ariko udafite imbaraga. Nta nubwo ubuhara ahubwo. Birumvikana. Uboneka habaye operation haje n'ibindi bihugu. Ese ubu urebye koko waba ufite ibihugu biwushyigikiye bigaragara cyangwa? Nakubwiye ko nta mushobora kwifata avuge ngo ararwanya leta ye, ibyo bintu ababizi ko atabishobora. Wowe ujye ureba inyuma ye uzajya usanga ari umuperezida uri kuvuga ibyo bintu. So kuba ari hano muri Afurika byanga binoga hari imbaraga ziba ziri inyuma. Byanga bikunda bari igihugu, kuko nta mutwe byo wa mungani wabasha. Kuko icyambere cyo nta mutwe, kugira ngo ukere umutwe uhera kuki. Icyambere ugomba kuba ufite la base arrière, ubutaka uriho aho nurwanya umutwe uzahungira, donc abaho ideologie. Ugomba kuba ufite revendication muri Afurika ziba ari icyuka. Nta ziba zihari. Ko se ugiye kureba nk'ubundi wavuga ko Red Tabara irwanira iki? Wari wumva revendication yayo? Oya, Red Tabara iyo usomye bakubwira ko irwanira yuko u Burundi bugendera ku mategeko kandi agashyirwaho leta ngo y'abanyagihugu. Ubwo leta iriho n'umuntu uzi politique ya Karemba, nzi ko ibyo bintu uri kumbwira atari byo. Ko leta iriho n'ubundi ni y'abanyagihugu, kuko twagiye tubona amatora yagiye anyura no mu mucyo. Ndongiye hano mu nta mutwe ushaka kundagira kuri revendication.
kuko mba nzi uko aruma. Noneho rero tugarutse kuri icyo kibazo wenda tutarakomeza, ubundi sinzi impamvu leta y'u Burundi batabikora, ariko ndamutse ndi nko mu bantu baba strategie mu gisirikare cy'u Burundi, ubundi bagakwiye kureba neza ura mupaka uhuza Burundi na Kongo kuva kuri point A kugera kuri point Z. Noneho aho hantu bagomba kuhashyira position militaire byibura kuri metero 50. Ni ukuvuga ngo metero 50 position militaire, metero 50 position militaire, ku buryo ntawe kumenera muri make. Kandi izo position bagazishyira ku butaka bwa Kongo apano bwawe, kuko niba ushaka kurinda ibintu ahubwo egera imbere cyane ko bifavoriza yuko n'ubundi Tshisekedi aragukeneye nawe akeneye ubufasha bwawe. Ubu ngubu ka militaire zose Evariste yakora ku butaka bwa Kongo ziri ni favor ya Tshisekedi, arazikeneye n'ubundi ziranemewe. Noneho ikindi kiza kiri muri ibyo bintu nuko uwo mupaka uhuza Kongo n'u Burundi igice kinini n'amazi, iriya frappe bita Tanganyika. Yego. Noneho muri bari mu mazi uze ngo umwanzi wawe nundi ntago yakora urugendo, ntago ari bafite capacity, ntago afite marine yo kuca mu mazi. Marine ntazo. Nubundi araza umureba. Yego. Noneho ako gace gato yagahari ku butaka ugiye uhashyira amaka militaire agera nko na 20 wayahashyira. Kuko Burundi ntago buryo bufite ikibazo cy'umubare w'abasirikare. Buri Burundi ni igihugu gishaka kuba gifite abasirikare bari hagati y'180 na 200. Urumva ko n'umubare ugaragara, umubare ushyitse ntago abasirikare wababura. Ikindi cya kabiri ntago ammunition zibuze. Yego. Kuko nge nibizi neza ko stock za Tshisekedi, stock za Kikwete aniza Evariste intwaro zishaka aho yayifata. Intwaro zirahari. Urumva bo icyo basabwa nukuba basabwa kuri izo strategie ku buryo Red Tabara ibura ahantu imenera. Yes, bagakora za position militaire iraza mu kirere na ifite drone. So noneho bakongera surveillance riye naho hantu. Yego. Buri uramutse ubwiye Tshisekedi ati ntiza sokoye ebyiri yaziguha. Evariste azisaba Tshisekedi kuko bafitanye n'amasezerano abantu bakanyirwa bakora surveillance n'amasezerano y'imikoranire. None impamvu bagomba kongera ibyo bintu ko muri Kongo M23 bavuze ko Uburundi buzicuza. None Red Tabara ati tuzabikomeza. Urumva harimo link hari icyambe cyo harimo link kandi koko bashaka kuzaguma babikore. Nubwo bitagira result ya nyayo gukuraho leta y'u Burundi, ariko byatesha ugasanga bitesha abaturage. Hano nk'ubu hapfuye abaturage 20 bose birababaje. None ko capacity zihari kuki batakora ibyo bintu? Ariko reka twizere ko bazabye uko burya abarundi ndabazi ku kintu bita risk analysis. Kuko nabo burya nkuru nziza akimara kumbwira ngo yase yanyu ntayo nshaka, twebwe tuzikemura ikibazo. Nahise mbona ko ateye ubwo kandi koko yaranabikoze. Donc umuntu ubasha gukarikira akabona ko yase ari iteza ibibazo, akavuga ati singa ushaka hano, uwo muntu aba yagutsinze. So twikomereze. Okay, reka twikomereze, reka tujye hano hirya mu burasirazuba bwa Kongo, hano muri DRC. Nukuvuga aho ibintu bigeze ubu ngubu biri kugenda nkuko wagiye ubivuga ko Tshisekedi azatsinda amatora. Ese ukurikije byose ni yasohoye ejo bundi, urabona wenda nubwo tutari twamenya ibiri muri interine muri Kongo imbere amajwi yagize, twizere ko Faci azatsinda amatora cyangwa hari izindi mpinduka? Burya rero ibintu nzakubwira muri kano karere, burya nta kintu kizajya kiba ntakubwiye, kandi icyo nkubwiye ntushobora kugihindura. Buriya wowe ushaka kubwira ikintu wenda ukantuka, ukajya muri comment ukabunuka ngo ndibiki byose njya mbona hariya. Dushaka no guhura mu nzira ukamfura pa kuko ndi umuntu ufite ibiro bike ntago ntangana nawe, ushaka kunyica, ushaka donc wankora byose ukora, ariko ikintu utakora no guhindura ibyo nakubwiye. Kandi nicyo cya nyamukuru. Burya niba nkubwiye ko Tshisekedi azatsinda amatora nta kintu wabihinduraho, ko ngiye mba nabikuye muri espace geopolitique mbanze ibyo bintu. Wari mbanje kureba ikibugo ko kimeze, ni ukuvuga habayeho analyse, ni prediction. Kandi koko prediction ntago nta kintu wahinduraho. Ikindi niba nkubwiye ko balkanization yaguye mu mazi, ubwo ntago wayikora. Ibindi ubushoboye gukora n'ukunuka no ariko ntago bwo wabikora niba byashoboka. Nimba nkubwiye ko abantu bakoze amakosa kuzana Kongo muri EAC, nkakubwira ko ije kwipkinagaza, ije kubuza balkanization, ije kubuza abagent, ije kubuza ibiti byose. Ejo bundi kaba yaranze ko mwohereza n'indorerezi ngo z'amatora. Urumva yari ejo bundi kaba yarabafurapye ku butaka bwayo. Nukuvuga ngo yo nkumba nkubwiye ko ari ikosa wakoze, ariko noneho nubwo ari ikosa
warikoze kubera icyo twita rapport de force Tshisekedi ari kumena muri espace géopolitique. Yeah. Kuko ntekereza ko nabo babona DRC za muri EAC. Ntekereza ko bo bari bavuze ko ari cyo gihe cyo kuba wayifata neza cyangwa sinzi. Oya, nuvuga ngo Tshisekedi yaje muri EAC abantu batabishaka. Ariko ko ari rapport de force. Yeah. Yamenye muri espace géopolitique. Abagenti babo bahita babicyuka ibintu bikajya en place. Noneho ubwo ngubwo ikintu nejo bundi Tshisekedi na Mukanya Seni nibitangaza bagomba gufelicita Tshisekedi. Nta yandi uvuga ngo Sadek yose iramufelicita. Noneho ya Sena yizabikora ariko yo ntabwo ibikozi bishaka ni rapport de force. Kwiyerurutse uvuga ati nta kundi. Donc ni rapport de force irabiguteye ariko ntabwo babikora utabishaka. So rero nimba nkubwiye ko Tshisekedi azatsinda amatora burya wowe ugomba kubitegereza ahubwo ntabwo utegereza ibibusanye n'ibyo. Yeah. Birumvikana. Rero nuko nguko bimeze Tshisekedi niwe president. Bivuze ko urareba yatsinze mu bene gihugu baba muri diaspora yaratsinze bigaragara cyane rwose yarabanikiye. Bitanga icyizere neza ko na interina arakubita yanura. Ibyo ni ihame. Ibyo ni ihame. Erega Tshisekedi we metode ya mbere yakoresheje. We yerekanye ibibazo bya Kongo bituruka. Noneho abaturage ba Kongo nabo bafite conscience politique. Donc ibya politique barabikurikira cyane. None uberetse ko ikibazo gituruka muri EAC. None se umukandida wa EAC urumva yagutsinda gute? Byo ntibishoboka kuko yaratsinzwe bigaragara. Yes. Yaratsinzwe bigaragara hamwe habari Moise Katumbi yaratsinzwe. Bafayuru rekata. None ikiza kiri muri bino bintu ubundi Tshisekedi nubwo atatsinda amatora ntabwo nundi ari yamushyira. Yeah, kuko bari Tshisekedi rapport de force afite muri diplomatie muri SADC nayo hose ni mushitereka yakora akazi muri nk'ibisanzwe. Ariko ikiza kiri muri bino bintu uko noneho afite na size populaire nayo irahari par rapport y'ubushize. Kuko noneho ubu ngubu azaba yanatsinze fresh bimeze neza cyane kurusha. Noneho reka duhite tukomeza tugere ku kindi kibazo. None se twizere ko Tshisekedi azakemura ibibazo biri muri DRC kuko imyaka 5 araba ari imyaka ibibazo biri muri Kongo. Kuko imyaka 5 agiye kuyimara. Iyo wenda yahuyemo n'imbogamizi kuko yari akiri mushyashya navuga ko yari akiri umwana. Ariko noneho imyaka 5 agiye gukora biraza kugenda neza. Ubundi se ikibazo uvuga kiri muri Kongo ni iki akemura? Nuvuga ngo ubundi noneho ubwo birasaba ko mu mwanya nkakwereka ikibazo kiri muri Kongo. Ego. Nukuvuga ngo ko hari umutwe ya M23 urabona ko hari za coalition twumvishe zakozwe muri Kenya. Birabye cyuka ngo AFC. Ese hari arabasha kuhagarura umutekano? Cyangwa biragomeza biba bya bindi bya Kongo ubibona gute? Burya rero iyo ushaka gusobanukirwa ikibazo kiri muri Kongo ugomba kuba wujuje condition eshatu. Ubundi rega sizi impamvu abantu bava kwimya politique buri muntu wese yabisobanukirwa. Yego. Icyo kintu ubundi izi impamvu abantu banakibeshyaho. Donc umuntu usobanukirwa ikibazo cya Kongo agomba kuba yujuje condition eshatu. Condition ya mbere agomba kuba ari umuntu uzi geopolitique. Uyikurikiranira hafi uzi. Donc umuntu utazi geopolitique ubundi nanabivemo ave mu nzira. Aharira ababizi. Jya muri comedy ujye muri korali ujye mu bahanzi mu ruga rw'imikino uturekera umukino wacu. Yego. Icyo nicyo cyambere. Impamvu agomba kuba azi geopolitique. Nuvuga ngo wowe umuntu ntazi impamvu Amerika yasenye URSS. Yeah. Ubwo bundi yasobanura ikibazo cya Kongo gute? Biragoye. Umuntu ntazi impamvu Biden ejo bundi yakuriyeho Tshisekedi ambarigo zo kugura intwaro. Biden kubizara umuntu umutegeka kuri no si. Deka. None si cyemezo yafashe yagihinduye uzi ko nta rapport de force yavutse aho. Byanga binoga aba ari kubonaho ibintu biganisha kandi nawe abakeneye kubigiramo inyungu. Abantu bakwiye kwibaza icyo kintu kurusha. Donc ugomba kubusobanukira geopolitique. Nimba utabasha gusobanura impamvu Amerika yasenye URSS iva mu nzira. Va mu nzira. Ikindi ugomba kubura umuntu ushaka kumenya ibintu. Yego. Donc ufite curiosity y'amakuru Twitter vuye ku bintu bya Twitter space by'icyuka donc uzi wegera abanaliste tugusobanurire ibintu uko bimeze. Nimba ushaka kumenya donc ibyo vuga ngo UPDF ngo nisigaye gikomeye ngo Kongo ngo yarapfuye donc kuva muri icyo bintu basanga urimo uravuga ngo ni igisirikare gikomeye ariko nta cyarwanye nande. Cyarwanye nande. Donc kuva muri ibyo bintu uze tugusobanurire. Ikindi ugomba kuba uzi gutestinga revendication z'imitwe ya Afrika.
ukamenya ubundi ni iki kiri behind, ni iki kiri behind y'ibyo turi kubona. donc wowe nimba ubizi neza ko umuntu yambaye inkweto zidasa agura burenda ate? Biratangaje. Ni ukuba utarya, usibye ibintu byo kuragira abantu, ni ukuba utarya ukabasha kwambara ikote ry'ibihumbi 150. umuntu ahetse imbunda, hano yambaye bodaboda, hano yambaye bote. None si yo umuntu waje gura inkweto yaguze imbunda Comment ni kandi ngo afite revendication. Urumva byanga binoga hari aho akora za ntwaro, kuko ubwo rero we testing revendication n'ibyo uwo muntu yinavuga ari byo atari abantu babimusizemo. cyo bikirumvikana Ikindi cyane. nta kuntu umuntu yaza avuga ngo aje kukurwanirira ibintu birimo amasasu, ibintu birimo urupfu, none ukabyuka bitono ngo umuntu ngo aje kugukiza, nta bigano mwagiranye, nta kazi wamuhaye, nta kintu wamusabye, atakubwiye ibyo uzamuhemba, none ngo aje kukurwanirira. ese koko wa mungani abo bagwanirira abo baremera ko babarwanirira? Ibyo ngibyo ngewe ntago bindeba. Ngiye ndimo ndakubwira criterias z'umuntu ushaka gusobanukira ikibazo cya Kongo muri make. Na none rero ubwo tugiye kujyana bita muri espace géopolitique. Ibi bya sociology ntukabimbaze. Nukuvuga ngo wowe nimba uzi neza ko intambara iri muri Sudani y'Amajyaruguru, ukabona ari intambara y'Amerika. Yego. Wajya Sudani y'Epfo ukabona Amerika yateza akavuyo. Wajya muri Somalia ukabona Amerika yateza akavuyo. Wajya muri Ethiopia ukabona ngo Amerika yubuye Tigray y'ingwa muhara. Wajya muri Kongo ukabona Ituri no Kivu na Side Kivu niho barambika imitwe, utundi duce kandi natwo turimo amabuye. Yego. None wajya 2015 mu Burundi ukabona abantu barashaka gushwanyuza Burundi. Ubwo ikibazo kibari akarere kose. Reko byo birumvikana ko urumva no guhera ruguriyo hose. Donc iyo umuntu avuze ngo ikibazo ngo ikiye kibazo ko ibintu bera muri Sudani ya ruguru bigashaka gushwanyuza Burundi, bigenda gute? ubwo ibi kibazo ari Kisekedi. Oya, Kisekedi ni uhera Sudani akajya guturitsa Burundi epfo ngiye. Ntibishoboka. Ubwo rero byanga bikunda nurambiru ya karito urabona ko ako karere hari ibintu byagombaga kuba bitabaye. Nimba Amerika ikuzura ibyo bintu, ubwo hari ibintu yashakagaho mutakoze. Ubwo bashakaga gukora nka coalition, icyo kintu kimeze gute? Ko nisha hano ngo mbikwereke uri murarushywa n'iki? Ni ukuvuga ngo Amerika inamba ya kabisi kirangira. Yego. Havuze icyo twita centre géopolitique, havuze ibyo twita périphérie proche. Hiyo centre géopolitique avuka n'indi parti y'Icyuka irimo bya Afrika, Amerika Latine, nk'Idirisi, donc ibihugu by'Icyuka bidafite. Ibi ngo babyita ngo ni South. Nibyo mu majyepfo. Donc nyine ibihugu by'Icyuka kwa. Biri mu buki. Noneho biriya bindi Abafaransa, Abongereza nabyo byari bikomeye bishyire muri parti ya kabiri, noneho muri centre ushyiremo Amerika na URSS. Donc ubwo nibo bakingi babiri. Yego. Noneho Amerika uko bigenda bizamuka bisatira 8-6 iraza kubona ko ari igomba kuyobora isi yonyine, ibintu bya URSS bive mu nzira kayikiza, bikava mu nzira igasiga muri centre géopolitique yonyine. Noneho kubera iki utibaza impamvu Amerika yasenye URSS? byanga binoga urumva nimba yari yo ishaka kuguma yonyine ari yo isi, urumvire irayikiza kuko nta bihanga bibiri bitekwa mu nkono imwe. Niko urakoze cyane. Noneho rero niyo mpamvu nabwiye ngo umuntu utabasha gusobanura impamvu Amerika yasenye URSS ntabwo ashobora kumenya ibibazo bya Kongo, donc ibindi ni ibibazo by'akarere kose. So rero ubwo bihagaze bite? Nuvuga ngo nimba uvanye URSS muri centre géopolitique uragira ngo consolide. Noneho ibintu byose biba muri espace géopolitique bihindagurika bigira bite? Afrika iba ari l'enjeu majeur. Ni ibigenderewe cyane. Icyo bagomba gukora ni kiro bahise bavuga ati noneho ubwo dusenye URSS ubwo Afrika tugiye kuyikonsolida nuvuga ngo dushyire ibintu by'ibyuka ngo bya Komesa, bya EAC, bya IGAD, bya SADC, bya ki byose. Donc ibintu by'icyuka bidakora bya African Union bya ki byose. Noneho SADC yo ibyo byuka byose biraho. SADC niyo yaje gufonctiona, donc yaje gukora uko batabishaka, uko yaje abantu bafite za ideologie risi. Amerika nubwo ibashize mu kintu ahubwo bahise bagiprofita bashyiraho mekanizme zabo, ariko ibindi ngo bya EAC bigwa mu maso. Icyuka. Noneho
Amerika we yaravuze ati none kugira ngo Putin na Chine bazazuke barano n'abantu bazi ubwenge bashobora gusenya ibintu ariko bakajya mu laboratoire ukabona hari mechanisme zizongera kubizura none umuntu witwa Putin bashobora kuba baramukekaga ko azaza kavuga ati byanga bikunda Uburusiya buzabyuka kandi niba ubyuka buzirukiraho bafite influence n'ibiki byose reka ro bazazuke basanga Afrika twarayikonsolide nta muntu bashaka kuvugisha none bahita bafata Afrika bayisaturamo kabiri iyo mvuze Afrika ntago mba mvuze bari y'abarabu burya Amerika ntago bara muri Afrika bara muri Middle East nabo uko biyumva bagiye babigaragaza baturutse muri Oman muri Yemen bara nibo mubona hari ubwo ni Sub-Sahara isaturemo kabiri hari igice cyo hirya baretse wenda turaza kukigarukaho iki ngiki cyano hakuno hera muri Sudani ya ruguru manuke ugere kwa Syria kigomba kuba igihugu kimwe ibyo bintu rero ko byapfuye intambara zose uribone muri icyo kintu nuko mwanze ko icyo kintu cyubakwa noneho ababyanze nibo bantu uzajya ubona bafite intambara ababyemeye nta ntambara ihari nta ntambara uzabona muri Kenya Museveni ntabizabona kuko yarabyemeye ari n'umuntu washinzwe kubyubaka ariko handi hose batabyumva ubwo barashyiraho mechanisme zo kubumvisha duhere muri Sudani rero burya nimba ikintu ari kinini ukabona ko n'umuntu utabasha kugikontorora step ya mbere kibarikanize none ushyiriho abantu nka ba Salva Kiir batazi gusoma batazi kwandika Sudani y'Epfo yahise ivuka batazi gusoma no kwandika uzahamagara ugahita coalition yavutse nta gikintu barenza unyibukize Salva Kiir ananirwa amazina y'abaperezida ngenda bizi ko Salva Kiir atazi gusoma ngenda bizi sanzwe rwose ko uri kumwe n'abantu kabayoberwa hoya niwe byatumwe ngenda ari mbizi ko Salva Kiir atazi gusoma ngenda ari mbizi ibihugu bigira ibibazo noneho ubwo Sudani y'Epfo yaratunganye ariko ya ruguru yo dogo harimo n'izindi mbaraga ba Putin baje kuzuka dongo hari bakavuye ubwo haraba intambara kwa yanze ibyo bintu yego noneho muri Kongo icyo kintu gishushanyije ubona ko Kongo bagomba kuryaho Ituri no Kivu na Sud Kivu nimba leta ya Kongo itabyemera ubwo no hari intambara y'ibyo bintu nizo ubona rero Ethiopia haje kuza abantu bandi batari Tigray baza bafite ama ideologie lise ubwo kugira ngo ukemure ikibazo cyayo isubizaho Tigray cyaje gupfa kwa ko Putin yarazutse barakiriye gukora ibyo bintu yego Somalia nayo ni ikintu Abarusiya biyenteresaho n'abandi barabu dongo Amerika igakontrola neza nta gutungana byaranze nayo bayitezamo akavuyo kugira ngo Putin atayikonsolida noneho Ubugande bwo buri sekirize wikwiga ubucaho bo babemera ibyo bintu Kenya bemera ibyo bintu ahubwo itaru kwitugwa mu Burundi urasanga umuntu witwa Nkurunziza umutesha umutwe wenda kunanire nyuma ariko wagerageje Nkurunziza yarabananiye yego noneho rero impamvu ubona Evariste bya Kongo bijyamo kandi atari umukongomani nuko iyo umaze gusatura Ituri no Kivu na Sud Kivu gatereka ba Salva Kiir na Museveni ubumufite nibwo bamanura ari bane bakajya gutesha umutwe Burundi ndabyoro ubwo Evariste ibyo binarabizi niyo mpamvu nawe abitangirira muri Kongo noneho Tanzania nawe wabonye ukuntu Tanzania ivuga ngo twirukanye impunzi turanazi bizatugiraho ingaruka donc irisobanura ariko yari izibyirimo yego noneho no kugira ngo nawe biteshe umutwe genda muri Zanzibar waruma abantu bicyuka batatu bifite ikibazo cy'inda babwire badekarare ngo position ngo turashaka ko twigenga izo menace warazumva yego nagenzo Tanzania bura nawe barayirwaye rero kwa kwitemera ibyo niyo mpamvu nabibona ariko noneho impamvu bidaturika nuko Tanzania utabona tiribi waruma wabwire ngo bararenganye reka da ntayo wabona bo bagikemuye hakiri kare no kuvuga ngo Nyerere yaravuze ati nta tiribi zikora hano nazo kuko yabonye inkubiri y'amatibi ivutse kwa ba Museveni avuga ati ibintu bizagera na hano ahita avuga ati tiribi ndazijugunye cyo nicyo bita ubwenge so rero ikibazo kiri muri Kongo muravuga ngo ni Kisekedi nyumvira ibyo byose mubwiye ngo Kisekedi afite uruhare ntarwo kuko Kisekedi we ikirari kurwana yaje nabisanga ikirari kurwana kugira ngo Ituri no na Sud ntibiveho ubutaka bwe barabujyana baburekeyeho rero niyo mpamvu kumbwira ngo ibyo bintu bikemuke Kisekedi ntago yakemura icyo kibazo kuko si iki gukemura icyo kibazo nuko washwanyuza akarere kose nibyo ngiye mba ndimo ndagusobanurira kuko nimba ibintu bihira ruguru bikamanuka bivuze ngo ni network ipfuye none nimba network ipfuye kugira ngo yubake yisenye utangire gushyashya Kisekedi rero niwe muntu wagufasha no gutangiza ibyo byo guturitsa akarere kose ikatangira bushyashya bigatangira aze
ese ubundi iyo coalition yari kubimaza iki ko nubundi kwishyira hamwe ari byo abantu baba bagamije byari kumara iki ubundi iyo coalition iyo coalition nakubwiye ko abaperezida bari kuba bariho ni ba Salva Kiir gusa ku Sud Sudan ibayeho tagira umuyobozi tagira iki umbwire ngo ibyo byari kuba ari byiza ikindi icyo bimaze dongo twe nta kamaro byari kuba bidufitiye ngiye kwereka ahubwo ibintu 10 Amerika yari yabikoreye yego icyambere ni ugukonsolida nuvuga ngo nureba ahantu Middle East iri buriya barabu n'abantu bahangayikije Amerika cyane ko barabu bashobora kuyobora isi oya birazwi baranihambira baranizi uzuko icya kintu bitaga Perse Iran si cyayoboye isi ntubizi mu myaka ya kera aba Perse birazwi abantu bazi iyo babonye uburyo bagira babona amahoro Amerika ntibashyiraho ibingo bya Israel bitesha umutwe ntishaka kugira noneho kugira ngo ukontrole Middle East nuko ufite ikintu bazariyera aho hafi donc ikindi kintu cyawuvanamo abasirikare b'ubuntu byose bimenasa Middle East cyari kuba ari icyo ngicyo ubwo uri kubyumva muri geostrategy wenda byumva aho ngaho cyane none ureba amasoko i Burayi haba ndo baravuga bati tuzakora inganda ariko ntago ari tuzaducuruza hano twe honyine dushake na tuzatumena produit yego kurya isi yose tuzatifite buryo ugomba kuba ufite no mu byo bakenera none abanyaburayi ko ari abantu b'abazungu baje kwirata nyuma gukora ibintu by'abakene barabyanze nibyo byazamuye Chine Chine yahise yibuka ko hari abantu b'abakene donc igomba gutunga nibyo byayizamuye none byayijugunye muri centre ibiri kumwe na Biden ku meza iraryoshye cyane abanyaburayi barangaye kuri icyo kintu gusa bari bakizi ko ugaburiye abakene wafatise yego none impamvu bari bakoze ibyo bintu byo gukonsolida Afrika byabo bagiye baduhamo budget ariko banafitemo amasoko aho ngaho none ureba amabuye ari muri icyo kintu urebe petroli muri Sudan urebe Sud Sudan urebe Iranium muri Turi hari impamvu bashaka kwibarikaniza urebe urubaya ngo hari koruta ishyano ryose amabuye ari muri icyo kintu baye kuvuga bati Uburusiya buzazuka ari ayacu China izuka ari ayacu yajye mu Burayi gusa donc nta bandi bantu baza mu Burayi gusa noneho abantu bose nimba Biomed yakwimye Kisegeda kayakwima Sudani yagurika yakwima niyo mpamvu bashoze intambara kugira ngo urebe ko wamenera mukagira icyo utaha niyo mpamvu bateza intambara none ureba environment iri muri icyo kintu urebe zino bintu bita ngo ni timba urebe donc environnement urebe ibiyaga ushobora amafi yagiye Burayi urebe iki byose amahoteli ari mu mashyamba meza donc hari abazungu yo kujya baza bagakora vacances hano gutemberera kuko urumva icyo gice nicyo gifite yabizongagiye yabibyo urebe ngo ingagi urebe iki donc environnement noneho urebe ikintu bita impunzi z'abanyaburayi nuvuga ngo niba Middle East yitejemo akavuyo Afrika ukayitezamo akavuyo Amerika Latine itigenga ibyo byose by'impunzi yagenda bikunda i Burayi ngo bigiye gushaka akazi noneho urebe kuntu byatesheje umutwe ama leta y'I Burayi icyo bari gukora ni ikintu gupakira akago baza babimena aho ngaho bagarura kuko nta president uhayi nta guverinoma nta kido baza bajugunyaho noneho reba abasirikare b'ubuntu kwa b'ubuntu uvuga ngo nk'abasirikare ba Museveni nta b'ubuntu gusanga Biden bashaka kubaruhashaka amakore yabaruhashaka giciro baba babishyuraho bari gito kuko nubundi nta pariro mibiri bubaze ngo abana bacu bari kujya nta se nibimubaza nta muntu umubwira ngo ipeti ngo ndora gufura uko ashaka noneho bari gushyira ba Salva Kiir gusa bazajya buriza abasirikare b'ubuntu bagwe muri Ukraine bagwe muri Israel bagwe muri Iran Afghan donc ahantu hose Amerika ishoje intambara mbese muri make ni ugushyiraho ba bantu bareba inyungu zabo gusa badafite imitekerereze yatuma ibihugu bitandukanye abantu batazi gusoma nta think tank ntaki donc ba Salva Kiir gusa noneho kugerageza ibintu ngo by'imiti dongo bira byo kuvuga ngo barapima ngo imiti kumbe baranicyuka bari kujya bakapimira mu bantu bari aho ngaho bagapima covid bagapima onapo bagapima ibiki byose ibinini byo gukuramo amadato byose biza hepatite bakabipimira aho ngaho babona ari bizima bakagenda bakabyapura gutyo kwa noneho reba ubuhinzi ngira ngo warabibonye uzagenda mu bigo by'indege biri muri icyo kintu uzajya ubona kagozi twari ibintu i Burayi noneho urasaruye imiteje isigeye ugasanga noneho ufite crise yo kuyirya ugasanga mu gihugu abantu barashonje kandi ejo barejeje ibintu ahubwo bugacya batazi aho byagiye
kwagazi bazabitwaye byari muri uwo mujyi ndo muhinga ibintu byiza mubitwara wenda agasigara ibirayi by'icyuka byasadutse kuko akenshi niyo ureba biriya bintu bo batwara barakubwira ati nta produit chimique igomba kubirimo igomba kuba ari organic weho urarya produit chimique ugurishe organic nuko nguko byari kuba bimeze noneho reba abashomeri baba ari Burayi kandi bize bari kujya babazana mu bikaminuza by'icyuka basize ahubwo nabo baje gutanga uburezi ariko bakaduha ibintu bitazatuma dutekereza bitazatuma bavuga ati buryo tutatekereza ngo se kuki abafaransa bikiraho perezida bagashyiraho kuki tutabikora ugasanga uriga computer science ariko computer icyo yimaze ari ukuyirebaho filime gusa ariko babona hatungutse umuntu nkanjye wanariza bakande akabita ati wowe giburayi ukahita bamaviza yego noneho urebe icyo bita inganda z'intwaro bino bintu bikora bitumbagiza imyotsi byose bari kujya bizana bakabitepa aho ngaho none izo ntwaro bazitunganya kandi zisubira mu mastock yayo ariko imyotsi bayinaze minero ziraho zitiriwe zisaba transport zitiriwe zisaba iki hari nk'izabo bashinga inganda aho batwara mbega nk'igishingwe baba bakoze uburyo bazakuramo ibibabuye rero ko byapfuye nizo ngaruka turimo nizo ngaruka ubu ngubu ikintu dutegereje nuko Putin yagera mu cyo twita centre géopolitique ndabyifuza ko yageramo ariko atanyuze muri Ukraine yego ashaka ukundi kuntu abikora kandi twamushushanyiriza programme yo kunageramo nkuko Chine yabikoze ntawe iteye none Putin yamara kugeramo na Chine irimo ikintu cyambere bahita bakora no kureba ibintu bikomeza Amerika bituruka mu guteza akavuyo muri Asia no muri kiriya gice cyose Putin icyo yakora nuko hamena za Wagner na Chine igahita finance ibintu byo poze ibyo bintu ako kanya noneho iyo bamenyaho nibwo ahita avuka intambara yo guturitsa ibyo bintu byose Amerika yarasetinze aho ngaho Kisekedi rero ari mu bantu bagomba gukora ibyo bintu nuko uvuza ko kantu uhita unyihutisha cyane ukunda kutubwira ko Gisekedi na FARDC bafite imbaraga zaturitse akarere yavuba cyane rwose kandi se ukabona M23 yaramunaniye urareba ifite ibice bya Bunagana hariya za Masisi hose kuki ihamaranye igihe kingana gutyo kandi afite izo mbaraga zaturitse akarere n'abantu benshi barabyibaza iyo bumva ngo Kisekedi afite imbaraga ariko ukabona M23 yaramunaniye aho se wavuga ko imbaraga ziri he Kofi ubundi biterwa n'icyo wita M23 reka burya ntago twese M23 tuzi ko ari iri muri Kongo nge ntaje haba hari windi kongera iriya niyo njya mbona hari windi bizu bungiye wambwiye M23 ni biringoma ngo ni bisimwa reka M23 ni Biden kuko ni wi finance Biden na Museveni batabaye M23 ntayo wabona noneho ubwo igerageza dushushanyirize neza none rero nujya gukemura ikibazo cya M23 ntago ari ngombwa kurasa bari abana bari hariya bihaye intwaro nakubwiye ko batiha intwaro ntibikora diplomasi nta n'uruganda bafite ruzikora neze wiringo mwana yadekarara ibintu ngo ngiye guhangana leta ko ayirusha amafaranga ntibishoboka ayirusha intwaro wiringo mwumva yabasha ibyo bintu ese nta n'ikintu kindi afite kigaragara neze ubwo nujya gukemura ikibazo urarasa wiringo cyangwa reba hakuri intwaro na ideology birumvikana Kisekedi rero azi neza ko M23 Biden kumutsinda rero ukoresha Chine na Putin yego noneho burya tujye dusubira n'inyuma kuture kuntu byagenze Laurent Nkunda ntiyafashe no rukivu yayifashe nta muntu kumubaza iki yego kuki yavuye bari mucanyeho ntiyumvise telefone y'umuganga uva aho ngaho neza ubwo ikibazo cyakemutse batamurashe ntabwo ukemura ikibazo cya M23 kurasa bari abantu we shyira icyo twita rapport de force kuri Biden arabihamagarira ubwaba bwete muvaho timusubira inyuma musinya amasezerano ari kumva so rero nkuko byagenze pfiyo ngiye none rero Kisekedi wari marashaka uburyo akemura ikibazo cya Biden muri espace géopolitique namara kumukanga azambwa ati noneho nimba ngukanze ukaza muri system kugira ngo bikunde bwira abantu bawe bave hariya nibwo abahamagara ati muvaho gahunda igahita irangira ako kanya M23 tukayibura none impamvu Kisekedi ahantu hose M23 ifashe ntacyo bamubwiye nta kibuga cy'indege gihari nta ambasade y'igihugu runaka ihari dekata ese wamungani nta kaminuza ihari nta mihanda ihari nta televiziyo ihakorera neza ubundi bimuzi ni ibihuru n'ibishyamba n'iki ropepure bariyo ubundi ubona ko leta ya Kongo bano bantu bavuga ikinyarwanda ubundi barikanization ni mpamvu nabwiye ngo barikanization ishobora gushoka mu buryo sociology yego donc géo humaine vuga ngo abantu batuye muri nord
side ubwiye Tshisekedi timba tware yabwiye ati waratinze twara abantu bawe ariko ntutwara ubutaka. Donc balkanisation géophysique impossible ariko géohumaine waratinze kuri ako kanya. Rero kumbwira ngo hari abantu ngo kontora ngo bavuga ikinyarwanda kuri Tshisekedi ibyo ni icyuka. Birumvikana cyane. Ubwo bivuge ko impamvu atarasa M23 nuko aziko ntago abona atari bo kibazo. Nta kibazo yababonaho. So rero ari muri espace ategereje Putin ko agera muri centre. Nashini kagumamo bakopoza ibiri kuri Biden yabyemera go gati ngaho rero bwira abantu bave hariya. Ubwo rero abantu bibeshyaga ko M23 wenda yaba ikomeye ariyo mpamvu itaraswa. Abo bantu nabo dizera kuba nabo nge impamvu mbubahira ibyo bavuga nuko bazi ko M23 ari riri kuri te. Ego. Kurya ifata agacyo gasi nimba ubizi neza ko ari rwose ubu byemerewe. Nese ibindi bitekerezo babikora. Ni bya bindi ni mpaka uzamura imitekerereze urebe. Niyo mvuna kubwiye nti ngwino tujye muri espace géopolitique turebe ikibazo cya Kongo kivahe. Ego. Aho kugira ngo urebe ibyo ubona byako kanya ni nka bya bindi muri Bibiliya bajya bavuga ngo bafite amaso ariko ntibareba, bafite amatwi ariko ntibumva. No kuvuga ngo koresha extra kugira ngo umenye ikibazo neza. Ni neza cyane. Reka duhite dusimbuka twegere ku kindi kibazo. Ese Tshisekedi urebye muri geopolitique urabona azahura n'izihe mbogamizi zimutegereje ugerekeranyije n'ibyo yifuza gukemura? Ese hari uburyo hari imbogamizi nyine ubona zishobora zatuma atabigeraho kuko iyo umuntu ageze mu kintu hari ukuntu uhura n'ibikunaniza utari wateganyije ariko we hari ukuntu wari wabipanze. Ese urabona Tshisekedi hari ikintu kizamubangamira muri geopolitique? Mbo Tshisekedi ubungubu Tshisekedi kugira ngo ibintu bye bigende neza nuko bari abantu twita opposante, donc Iran, Putin, Chine na neighborhood zabo Belarus, North Korea, Eritrea, abantu pega abantu bikugura. Yego. Nuko bari abantu bakora ubumwe nabo. Kuko nanone bagize muri centre géopolitique ariko badakorana byaba ari Biden yahiteye ngo ko Biden ahantu hatari ubumwe ni hakora. Ni hakunda. Kugira ngo yapuranye ibintu bibatandukanye. Rero impungenge dufite nuko bari abantu nabo ntago bafite ubumwe. Wana nka Biden n'Uburayi ni abantu bafite ubumwe bahuriza hamwe cyane kuko urabona bakoze NATO bayihuriramo European Union bayihuriramo baratanga ibintu n'ibyo. Noneho baravuga bati we Biden wenyine jya muri centre géopolitique twe ntibitikeneye runaka. Yego. Bamushyiramo wenyine. Ariko noneho iyi kote opposante bose barashaka kujyamo buri muntu ku giti cye kandi koko ababiri bishumwe nabishyize hamwe Imana irabasanga. Iyo rero abantu bashaka kujyamo bose bivuze ngo ntago abantu bahuje inyungu ahubwo buri muntu arashaka kwireba ku giti cye. Yego. Rero kwa ko buri muntu harana ibintu bye abo bantu kuba consolida ngo mukorane biragorana. Birumvikana. Uzi ko buriya iyo ukoranye na Amerika ubukorana n'Uburayi mu Burayi nta muntu wavuka ukopoza nawe gusaba ibintu runaka. Ntibishoboka kuko baba bizi ko nyine bari mu murongo umwe. Yego. Oro bari yabo bisanga ngo Chine mu setting ibyanyu na Putin mu setting ibye, Iran mu setting ibyayo, Belarus nivuka donc ni byinshi ntago uzabona ko managing abo bantu. Ubu rero dukeneye ubumwe bwa Putin na Chine na Iran ari umuntu umwe nkuko n'abarabo bameze. Nkuko bari batekereje BRICS ubwo muri make dukeneye BRICS komeye. BRICS abantu bayize nabi. Ntago wakubaka BRICS nguzane Brazil nguzana Ubuhinde. Ko biri hiye. Abo ni ba Biden ubuzanye. Yego. Ntago ashaka gukora ibintu biteza imbere Putin. Kandi urebye n'Ubuhinde byo urabibona kuko hari ikibazo n'Ubushinwa. No Ubuhinde n'Ubushinwa nabo n'abantu badashaka gukorana. Urumva byo harimo ikibazo. Kuko Abahinde n'Abongereza bari nuko bitwa Abahinde n'Abongereza. Mbo noneho rero ubwo Tshisekedi kizamugora nicyo. Ariko hano mu karere nta kintu kizamugora. Mu karere ho kuko aba agent arabafite gutya nta n'umunyega 5 kwa 5 yarabigaragaje ubwo yasezase. Donc iyo umuntu abaje kuza ngo muri yase mwakoze iryo kosa mamugwe mu mazi. Ariko so ubundi ni gute igihugu kiri muri yase cyakifuza ko Kongo ishwanyuka kandi biri kumwe koko? Yase sishinzwe iki so gutesha umutwe muri Kongo. Ya bintu biba byoroshye. Nese ugomba kubarikaniza ni Biden uturuka Washington cyangwa ni yase ugomba kubika. Nabegereyeho. None kibi cya Biden abantu batanazi. Biden yagushiye mu namba nta n'abasirikare aguha.
urishakira. Putin we iyo muhamagaye mu ntambara byibura guhana Wagner aguha ati abangaba biteguye gupfira ikintu cyari cyo cyose batware. Biden we ukoresha abawe ababyeyi abana bagapfa bigapfa birwanira Biden biraho nabwo ntaguhe izishobora guhita zikemura ikibazo. Urumva muri kurwana Biden izo ntambara barimo batanazi ngo zituruka he. Ikibazo gikomeye cyane. So rero ubwo ngubwo nuko bimeze muri make Tshisekedi hano mu kare nta mbogamizi afite abantu afite Burundi afite Kikwete membo na Kenya ko Kenya burya yubakiye ku bya economy kandi izo ni lobby iyi lobby inze itigwa mu mazi nako kanya none ubwo harasigara umitwa Museveni wenyine. Ese byagenda gute Museveni abashe gukorana na Tshisekedi? Museveni ntago icyo kintu gishobora gushoboka. Ntago byashoboka. Ahubwo Tshisekedi no mpamvu avuga ati twebwe duhindure regime. Ntago byashoboka. Okay, reka duhite dusimbuka twihute tujye muri espace geopolitique. Ejo bundi twabonye Total y'Abafaransa isinyanya amasezerano na Nigeria afite agaciro ka biliyoni 6 z'amadolari mu mushinga ujyanye na gaze mbese iyi mishinga iremeye. Ese Total ko tuyibona ahantu henshi muri gaze na peteroli n'ibindi yo ntago yabifite akaboko ahantu hagenda habera intambara ko muri Afrika kuko gaze na peteroli n'amabuye tuzi ko ari byo bituma abazungu bashobora guteza intambara muri Afrika kugira ngo babone uko baye explore. Ese Total yo ntago bimeze gute? Total buriya urebe sanctions zashyizwe ku Barusiya umuntu ugomba gutuma zifunctiona ni Total. Yego. Kuko Putin sanctions ze ziri mu bya energy gaze na peteroli n'amabuye burya amabuye nari muri ni mu energy kuko noneho kuno bimeze vuga ngo Total iramutse ibonye ahandi hantu hava ibyo bintu ubwo Putin sanction nibwo zakora nihabura ntizizakora kuko bazaba bakeneye bya Putin. Impamvu bazishyeho zikabananira nuko Total itabasha kubasavinga. Cyo ni kimwe. Total rero mechanism ikoresha ni iki? Mvuga ngo iricara ikore map y'isi yose rebano handi hari gaze n'ibiki byose bitari by'Abarusiya. Ubwo hamena imbaraga. None nimba ibiri muri Afrika ubwo byo bakora kubyo babibonera ubuntu. Igiciro cyafi ya ntacyo rwose babibonera ubuntu. Noneho ubwo kubibonera ubuntu muri Afrika hari ibihugu bimaze kwibaka nka Nigeria n'urugero ifite gaze ariko nta tiribe wabona waruma nta ngo wabona kuntu usetting inyeshyamba ngo ubashe kucukura gaze ari yibi ntibishoboka ifite igisirikare giteye ubwo ndetse no kimwe mu bisirikare Tshisekedi yikopiyaho harimo n'icya Nigeria. Yego. Donc intwara Nigeria ifite Tshisekedi afite kopi. Noneho cya Mozambique yo nta leta ihaba nta president igira nta nteko nta gisirikare nta gipolisi ni icyuka aho urayibonera ubuntu kugira ngo ibone rero bagume mu kirere kora setup y'inyeshyamba jebe twase noneho Nyusi umufrape umubwira ati wowe nutemera ko tuza turagufrapa kuko Nyusi ni umuntu ishaka gutegetsi gusa ibindi twara noneho mumuzanira abasirikare ngo baje ngo iki byoze nk'ibije bibagirirwa bakina game n'inyeshyamba mwe mwitwarira gaze si bayijyanye tayari Total iracukura neza cyane. Aha donc aha jya muri petroli yangora nayo barayishaka Total iriyo cyane muri Angola ntago wana tribi warumibwiye ngo yararenganye ntibishoboka Angola ifite igisirikare gikaze ntago agipenetra siki cya Mozambique ubwo rero urayigura hariya kubita kashi ku meza hariya hirisho. Yego. Jya muri Nigeria iriya peteroli Nigeria bundi bayishingiye Boko Haram kugira ngo ntagire ikintu uvugana n'Abarusiya ite corporation. None rero Nigeria kwa kwabongeza bayimanipira ariko none ngubu bakabaye bakubita Boko Haram igakora ibitero bakayitwarira ubuntu ariko hamaze kuvuka umuntu witwa Putin nicyo kibazo. Ugize ibyago bagamagara Wagner cyane byahita bigwa mu mazi gahunda yabibaye finish. Niyo mpamvu rero baherobi ya miliyoni izo miliyari 6 wambwiye baherobi uzihereta urobinge bamwe baceceke ariko
mugure duke ariko Boko Haram igumiyora iyoboye iraho donc kujya badate kuvuga nimba nk'iri soko riba rifite biliyoni 6 ubusanga ahubwo ryakabaye kuba rifite nka biliyoni 500 nkeze Nigeria ubundi biliyoni 6 n'ibintu baratisha abantu economy bafite ayo ngayo nayo kurobinga bati n'ubuku y'abaceceke nibamagare Vigineri ubundi petroli ni Boko Haram ishinzwe kuyohereza yego noneho donc nuko nguko bimeze urebe muri Sudani no muri Sudani bizira ntambara ziriyo ni za petroli kuko yaravuze ngo ngiye guhamagara kamite y'Abarusiya indindira ibirombe nkuko Kisegedi yabivuze yego bahita bamuturitsa intambara ubu bari kwitwarira ubuntu Afrika Paul uri kumva Iranium ya ntuza ya Ituri Museveni nuyiba iragendera ubu abeje ngo yegwanya ADF ngo bakajya mu mikino idafite sanse bakibira Iranium ihagurukira Juba itigenda noneho rero ubwo ngubwo nuko nguko babishushanyije ahubwo noneho Total ahantu yaguye mu mazi ni kuri Chine bari abantu ba profise yuko Chine na Putin badahuje inyungu muri geoeconomy ndoko nta bumwe bafitanye ahubwo icyo bahurira ariko barwanya Amerika gusa ko badafite plans ibyo yego noneho Chine yo barebara bati Chine niyo ishobora kuzamura ifaranga rya BRICS kandi ifaranga rya BRICS ubwo ni ifaranga ri common ubwo riraba rigiye guhangana ni euro yego idolari oya euro niyo byo ri common kandi Biden mu nayoboresha ura ni euro ririmo uko yango avuka ikintu kiri compatible ni euro we bikase ufate Chine umugure mu yuan gusa arahita byemera kuko nundi nabo ntabwo huje inyungu n'abandi bandi arahita noneho Chine barayirobinze ubungu bagura mu yuan na Total nibyo koko ni fair ya Total ariko bayiprofitiramo yuko icya kintu cy'ifaranga rya BRICS kitazabaho urumva nukwemera ugakubitirwa hamwe ariko ufite ahandi wungukira ufite ibindi wungukira noneho Total rero ubwo ngubwo ishinzwe kohereza amabuye muri ubwo buryo na gaze nubwo Total ntabwo ari n'iy'Abafaransa buryo reka bese two twabyibeshya nukuvuga ngo Total iri mu bikoresho bimwe Amerika igereka ku Bufaransa kugira ngo ibashe gukonsolida Abafaransa kuko rega intambara kabise kirangira ubuhanga bw'Abafaransa Amerika yari ibuze yavuga ati bano bantu kugira tutabagira abanzi kugira ngo batazadufatana uburayi reka tugire ibintu tubemerera bajye bitwa ko ari ibyaba ari kubundi ari nkatwe bibira yego Total ni European Union ariko ibarirwa ku Bafaransa urugero hari muri Mozambique ejo bundi Total ngo yasohoye ngo nimba ari ngo miliyoni 20 z'amayero ngo yo gufasha ibikorwa muri Mozambique none ko ari makuru riyo Total ko cyari gutanga European Union yabije gute nimba Total ari ya makuru ni yabo ka European Union ni Biden jya kuri IMF habuze ati kugira ngo tujye dufinansa abanyafrika babone ko turi ari twe tubatunze tujye gushyira amabanye azajya bamadeni none bavuga ati dukoreho di bank ariko n'Abafaransa turagira tukora ikindi bita IMF tukibitirire kurya France niba azajya baguha amadeni azajya mva muri World Bank yagacamo muri IMF akahita kugeraho wowe ukibwirwa ko ari IMF yo guha ariko ari World Bank mbese IMF ntifite icyicaro Washington muri Amerika wambwira ngo babuze ikibanza bayishyira wenda tuvuge umugwa mukuru w'u Rwanda Kigali wibereye muri Egypt wambwira ngo babuze ikibanza bayishyiramo ipari tujye mu cyuka francophone kira cyuka ni icy'Abanyamerika ariko barakivuze ati mujye muvuga igifaransa twebwe tuyokora yacu itwa cyacyuka cyo Commonwealth donc bakoze ibyuka bibiri kimwe n'icyabo ikindi nacyo ni icyabo ariko kitirirwa Abafaransa ese muri BRICS ho nta gitekerezo bagira cyo kuba bashyiraho imiryango nkuriye cyangwa n'ibyuka byabo BRICS sisi nabwo think tank nta bumwe bafite bo ikintu kibabaho bahuriyeho nuko banga Amerika ariko ntabwo bafite draft yo kwanga Amerika ntayo kugira ngo bashyire izo institution zopoza Amerika ntazo mu kintu cy'ikiyagaya noneho tujye kwa kunaguye basatuye Afrika bavuze ati hano na hacu tugomba kubaka iyo coalition hari aho yitwe précaré française yego ariko Macron ashyira mu president yababajije ipamba yiba hariya ijyana muri European Union ibiki byose ibarabyaga European Union Abafaransa bagafataho duke tungu ngo yitwaga précaré française ariko ari Amerika n'ubundi ni bya bindi n'umushumba muri make umufaransa n'umushumba wa Amerika
neza cyane. Rero nuko bimeze n'ubu tutari twabirangiza aho iri kuri pressure yo kohereza gaze n'ibyo byose kugira ngo bisimbure biriya by'Abarusiya. Ya rero murakoze, reka dushimira abari bakurikiye Rwanda Burundi TV. Ndakeka ibiganiro ari akagaruka, mugomeze mube in touch. Murakoze cyane.